umugabo yegereye umugore amubwira ati nuzo yatanze impano. Umugore nawe aramubwira ati iriya mpano ariko nubwo yayitanze ni igihe yayihaye. Umugabo ati nyamara ni igihe yayihaye. N'umugore ati ni igihe yayihaye. Umugabo ati ni igihe yayihaye. Batangira kurebana nabi. Urumva? Batangiye kurebana nabi, umugore ngo yasimbukiye ishoka kuba umugabo n'umugore, umwe akaba umugabo wundi, undi akaba umugore wundi, ariko ibyo ngibyo bakabitamo ko bakurikiye gusambana. Abantu bakabana kubera ko bakurikiye gusambana. Just umusore ukumva ari kwivugisha ngo ngiye nshaka amafaranga, umugore udafite nyashi n'ibiki, ibyo bintu byose ukumva nibyo bari kwirukankamo, ariko batazi ngo ese uyu muntu ndi guhitamo ko tuzabana bro iteka ryose, mubyaye cyangwa mutabyaye, muri mufite ibiryo cyangwa ntabyo, ese uwo muntu muzabana bro, uwo muntu muzabana iteka ryose kugeza ku gupfa kwawe, ni gute ugenda kumutoragura gutyo uko bishakiye? Nta nubwo ari byo gusa, kubera ko muri minsi maze no kubona ishyano. Reka nongere kubasuhuza mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda cyangwa se out of the country, aho waba uri hose ku mugabane wa Asia, America, man, wherever you are, more blessings mu bikorwa byawe, kugira ngo dukomeza gutera imbere, dukomeza kwicuma, kubera ko nta muntu wifuza guhera ahantu hamwe. Nufite igihumbi, it's okay, komeza ukore, uzagira 200, uzagira 100,000, uzagira amafaranga menshi cyane, kubera ko ndi mu bantu bemera ko umuntu ashobora kujya hasi cyangwa se akazamuka. Wowe ushobora kwibwira ko wageze aho ugomba kugera cyangwa se iterambere ryawe ryarangiye, ariko icyo gihe ugiye gusubira inyuma. Niyo mpamvu kubera ko muri seri up and down ugomba nyine guhora ufite intumbero. Nubona udafite intumbero ujye usenga cyane, buriya uba ufite ikibazo gikomeye. Udafite intumbero uba ufite n'ibibazo byinshi cyane, ugiye gusubira inyuma, riba ritangiriro ryawe ryo kumanuka hasi kandi utazigera wikura. Nta kintu kibabaza nko kuba wari ufite amafaranga ugahomba ugasubira hasi handi wavuye, noneho ugasanga wanabigizemo uruhare runini. Umuntu ashobora guhomba, umuntu ashobora kugira ibyago bitamuturutseho, it's okay, ntari, ariko buriya ntukagire ibyago witeje. Kirazira kwiteza ibyago. Nacyo kintu ndi kugira ngo mvugeho muri aka kanya. Ushobora kuba umeze neza ejo ukamera nabi, ushobora kuba umeze nabi ejo ukamera neza. Niyo mpamvu ku bantu mumeze neza nababwira ngo it's not time ngo mwirye ku bantu mukorana, ku bantu mugendana, ku nshuti n'abavandimwe, ahubwo you have to support them, kugira ngo nawe anytime ibintu bizaba bibi bazabe bakugarukira bagusupporting. Ku bantu batameze neza namwe mugomba gukomeza gukora. You have to work hard, you have to push and push kugira ngo namwe anytime ibintu bizagende fresh. Ntawundi rero mukomeje kuvugana wagarutse kuri umunsi ku Murongo TV, so guy your boy Kikon Kobe, boss on the street, your RST NGD Rumuri, nkaba ari ngenje nyine muri kubona muri frame, ariko uri nyuma uri gukurikirana amashusho ukuntu ari kugenda, bamwita Ebuji Deri. Twese dufite imbuga nkoranyambaga, wadukurikira kuri Instagram, TikTok, hano hose we live buri platform yose wadusangaho. Ikintu njya kugarukaho rero Ebuji ni ku bijyanye n'urukundo nyaruko. Nanone ku mahitamo tugira mu bigaragara, hari amahitamo tugira, ugasanga uyu munsi wakunze umuntu, ejo wakunze undi, ejo undi wakunze undi, ariko buriya ntabwo upfa gukunda umuntu gusa, hari ibintu ugenderaho. Today ushobora kuba uri gukunda umukobwa runaka bitewe n'imyaka urimo, cyane cyane muri ibintu by'iminsi byateye by'urubyiruko, uri kugendera kuri nyashi. Hari ibintu twagakwiye kwirengagiza mu gihe tugiye guhitamo umuntu dukunda. Muri iyi minsi ntukumve ko anyashinga amafaranga ngo bizaza imbere cyane, kuko ni ibintu birangira. Ese nukundira umuntu amafaranga
nyuma ayo mafaranga akazaza agashira, ubwo urumva urwo rukundo ruzaba rugihari. Aha, nukundira umuntu nyashi akabyara kabiri ikagenda, azakurikiraho iki? Nukundira umuntu isura, ni ibintu bishoboka ko byagenda. Uyu mushobora kuba ufite isura nziza ikaba mbi. What will you do after that moment? Bizaba ikibazo cyane. Uyu munsi hariho story yabaye mu karere ka Gicumbi, urumva ari nacyo kintu abantu tugomba kwitondera. Iyo story irababaje cyane, iteye agahinda. Ni ukuvuga ngo urumva abantu bakoresheje ubukwe, bakundanaga bamaranye amezi angahe? 3. Bakundanaga bamaranye amezi 3. Ubwo ni kwa kundi umuntu akora nka mariage kocu, noneho yarangiza bakazaba baza gukora nk'ubukwe. Oya da, nyine urukundo rwabo rumaze amezi 3, rwari rumaze amezi 3. Bari bamaranye amezi 3. Yego. Aha. Deni bakora ubukwe. Nabyo bisa nabi. Noneho umva ukuntu bimeze. Ubwo bukwe ngiye kugarukaho ni ubwabo bantu babiri bamaze mu rukundo amezi 3. Amezi 3. Urumva amezi 3 ukuntu ari make ku bantu bazabana imyaka 50. Amezi 3 urukumva waba wamenye umuntu. Urwo rukundo rwa rushyushye. Yego. Twakita kari urukundo ruri speeda. Kabisa. Amezi 3 ni make cyane. Yego. Nubwo rwaba ari rwiza cyane, ari rwinshi, ariko ruba rukemangwa. Ni ukuvuga ngo muri ayo mezi 3 bari bamaranye, bari baragiye mu murenge no kwa padiri, bari bagezeyo. Ariko ikiriho ni iki? Umugore afite amafaranga menshi ugereranyije n'umugabo. Ni umusore uri aho ngaho. Umusore nta mafaranga afite, niba ari wowe waterese uwo mukobwa wari ufite amafaranga, niba ari uwo mukobwa wamubwira ati dore mfite amafaranga waza tukagira, kuko abagabo barabuze. Muri iyi minsi abakobwa bari kwiteretera abasore, ntago bikiri ibanga. Reka noneho mbifate no muri iyo sansi. Umukobwa yabonye afite amafaranga, kubona umugabo biri kugira gute, biri kugorana. Aravuga ati reka nshaka agasore kari aho ngaho mwazane twibanire. Urumva umusore nawe arabyemera. Ubwo ni uburyo bumwe bushoboka, cyangwa se uburyo bwa kabiri bushoboka. Umusore akaba abonye umukobwa afite amafaranga menshi, akihambira, akizirika. Byabindi dushaka. Aha. Ashaka amafaranga. Nta nyashi, ni muri Gicumbi nta nyashi. Yego. Gicumbi tukunda amafaranga. Ni amafaranga. Yego. Kuko sinzi wenda, ariko byaba bifite rate ntoya cyane kuri nyashi. Ni amafaranga. Aramugigira barakundana, ariko bakundana igihe gito, nta nubwo bari bakamenyanye. Of course. Amezi 3 ni igihe gito cyane, gito gishoboka. Ni igihe gito cyane kabisa. Urumva bahise babana, ariko mu bukwe habayemo ikintu gikomeye cyane. Habayemo ishyano, akaga, kirimbuzi. Ubwo bukwe bwabaye, uwo mugore kubera ko afite amafaranga, umugabo akaba nta mafaranga afite. Urumva nyine mu bukwe uhita umenya ab'umugore, umuryango w'umugore n'umuryango w'umusore, kubatandukanya bita bikorohera. Byageze ahantu ho gutanga impano. Abantu baraza batanga impano, babandi nyine abantu urabizi, tubifurije urugo rwiza, muzabyare hungu na kobwa. Yego. Kubana kwanyu kuzabe kwiza. Nicyo ngicyo.
abo bantu rero muri uko gukoresha ubwo bukwe bakanafata n'impano, birumvikana ko abantu batanze impano zitandukanye. Hari uwatanze isahani, hari uwatanze ni mu cyaro, hari uwatanze ingurube, hari uwatanze inka, hari uwatanze amafaranga. Yego, urumva muri uko gutanga impano bose babaga bari kureba ikijisho. Gutanga impano, mu gihe cyo gutanga impano aho hantu yego ni ibintu bisanzwe. Umusore ntago bisanzwe, ibyo bintu nyine biri kuba cyane, ariko reka tureke kubyita ibintu bisanzwe. Abantu bagiye kubana, ikintu cya mbere bari gutumbira ni impano. What kind of that love, bro? Ku bantu bagiye kubana iteka ryose bamaze kuvuga ngo tuzabana mu bibi no mu byiza, urwaye cyangwa se utarwaye, dushonje cyangwa se turi kumena ibiryo. Urumva icyo kintu? Abo bantu rero bo nyine ukumva ikintu bari bahanze amaso ni impano. Bati Koroda atanze iki? Ese no, Peter, bura Peter atanze iki? Carolina atanze iki? Anje si wazanye iki? Urumva nicyo ngicyo bari kureba. Agakanda. Yego. Urumva bagiye kubana, impano bari kuzikanda. Ntabwo bari kureba ku rukundo rwabo, ahubwo bari kureba ku mpano ziri gutangwa ku rukundo rwabo. Yego. Ariko noneho uwo mugore ngo nubwo yarebaga ikijisho ku mpano ziri gutangwa, yarameze gutya. N'umugabo nawe ngo yarameze gutya. Ngo uwitwa Kagabo abatanze impano yigize gute y'igisimba idasanzwe. Umugore ameze ngo, n'umugabo ameze gutya. Urumva? Baba barayibonye. Mu gukusanya impano bose barebaga gutya. Ubukwe ntibutashye, abageni ntibagiye kubana. Nk'abantu dukuze turabizi, abantu basezeranye iyo ikintu gikurikiraho n'ibyishimo. Ariko bo ntabwo icyo cyakurikiyeho. Icyakurikiyeho ushobora kumbaza ngo ni iki? Icyo kintu nanjye nicyo imbere yacu niyo mpano ikomeye cyane yatanzwe bamaze kumenya. Umugabo yegereye umugore amubwira ati nuzo yatanze impano. Umugore nawe aramubwira ati iriya mpano ariko nubwo yayitanze ni igihe yayihaye. Umugabo ati nyamara ni igihe yayihaye. N'umugore ati ni igihe yayihaye. Umugabo ati ni igihe yayihaye. Batangira kurebana nabi. Urumva? Batangiye kurebana nabi, umugore ngo yasimbukiye ishoka. Yafashe ishoka. Ubwo rero bamaze kurakarana, yafashe ishoka atungura umugabo. Abageni nta masaha atarashira, no mu mutwe ngo pi aramwasaguza. Ishoka y'umugeni ucyambaye agatimba, urukumva wayirokoka. N'ikintu abantu bo muri iyi minsi batari kwitaho. Umusore ukumva ari kwivugisha ngo ngiye nshaka amafaranga, umugore udafite nyashyi n'ibiki, ibyo bintu byose ukumva nibyo bari kwirukankamo. Ariko batazi ngo ese uyu muntu ndi guhitamo ko tuzabana, bro, iteka ryose mubyaye cyangwa mutabyaye, mufite ibiryo cyangwa ntabyo, ese uwo muntu muzabana, bro, uwo muntu muzabana iteka ryose kugeza ku gupfa kwawe, ni gute ugenda kumutoragura gutyo uko bishakiye? Nta nubwo ari byo gusa, kubera ko muri minsi maze no kubona ishyano. Ngari wabona ishyano wowe? Ishyano
ishyano umuntu ugututse nawe aravuga ngo ukabona ishyano. ishyano ntago nabonye ibintu byinshi by'ishyano. Reka nkubwire ishyano. Gusa icyo nzi cyo rumuri icyo nakubwira ku ishyano. Ishyano ni ikintu kibi kinateye. Njyewe rero muri iyi minsi ndi kubona ishyano kibi ariko cyoroheje, ikintu kibi ariko kinateye n'ubwoba. Ibaza umusore w'imyaka 20 cyangwa se irenzeho, hejuru y'imyaka 20 n'umukobwa uri hejuru y'imyaka 20. Urumva ni abantu babiri bose bafite iki ubwenge, ariko bakavuga bati bagahitamo kuba umugabo n'umugore, umwe akaba umugabo w'undi, undi akaba umugore w'undi, ariko ibyo ngibyo bakabihitamo kuba bakurikiye gusambana. Abantu bakabana kubera ko bakurikiye gusambana. Intumbero yabo ari ugusambana. Just urwo rugo ruha igihe ruzamara. Ukambwira ngo urwo rugo rwamara igihe kingana iki? Ni wa mwaka wa mbere nawe urimo imirwano, umwaka wa mbere urimo imirwano, wa kabiri ni piku kuko umuntu wabanye n'undi akurikiye gusambana. Ariko ni gute ubundi umuntu ufite ubwenge yumva ko azabana n'umugore just kugira ngo ajye arasambana gusa? Ni hahandi nyine twinjira mu rukundo, passion, tutazi ikintu dukurikiye. Of course tutazi icyo dukurikiye. Ni hahandi nyine ingaruka uri kuzibonera. Erega ikintu cy'urukundo ntabwo ari ikintu bafatira ibyo byoroshye ngo kuko kuri cya kantu keza aho uri gufata never gira ikintu ukurikira. Njye reka nibwire urubyiruko, yego, niba ushaka gukundana, urumva, niba ushaka gukundana n'umukobwa for sex, purpose is sex, pfa guhitamo ugendera ku binyashi n'ibiki byose, gendera ku byo ushaka. Yes, ni ukuvuga ngo niba ukunze umuntu ugira icyo ushaka, tekereza ngo ese nyuma y'ibi bigenze gutya byakomeza gutya. Kandi no ku bahungu no ku bakobwa bose icyarimwe, ryamana n'umuntu wishimiye, kubera ko iyo relationship iruta izindi zose abantu bashobora kugirana. N'abanyarwandakazi kumva, n'abanyarwandakazi wenda tunababwiriraho ikintu cyo kuvuga ngo ubinjira mu rukundo, sibyo? Turi gukunda, dufite ikintu dushingiyeho nyine kizahita byibuze umuntu ukundana ashingiye ku myitwarire itsoke. Ariko wowe uri aho ngaho, uri umuntu utekereza ngo ukunze umuntu ugendeye kuri nyasha afite amafaranga. Wowe urakunda umuntu kubera amafaranga. Amafaranga ni ikintu gishira bro, nta mafaranga menshi abaho. Tubashimire ku bantu mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda cyangwa se out of the country. Imana ikomeze kwa blessinga kandi mugisha myinshi, ukomeze kugira ibihe byiza.